Hello friend, muri aka kanya ngiye kubereka ubwiza bw'imyenda yanjye mfite imyenda yanjye myiza. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, njye nitwa Gatari Fred. Ubu ngubu naje hano Nyabugogo gucuruza imyenda yanjye ifite karite nyinshi. Hari abantu benshi bakunze kumbaza ngo nirihe banga ukoresha kugira ngo ubone abakiriya benshi. Abakiriya ni imyenda yanjye. Imyenda yanjye mba nayikubisemo parufe, nkashyiramo utuntu twose. Uzi ko nshyiramo n'udufaranga duke duke. Abakiriya banjye ngenda baha sapoti nziza cyane. Nkanagutwaza. Ushobora kuba uri Nyabugogo ugiye ku Kinamba, nkemera nkagutwaza wanguriye umwenda. Mwitonde cyane abantu muri kugura imyenda, kandi mugabanye ubunebwe. Ibyo bintu byo kudakora ngo mugure umwenda mushyashya buri munsi, nibwo muzaba abasitari. Ntabwo uzambwira ngo uzicara Cristiano Ronaldo yirwa agura ibyangwe buri munsi, mbwira ngo muzahura, muzagaragara neza. Mukore mugure imyenda. Njye Gatari mba nayibazane. Murabona naraje mu mujyi, naraje kurya ibintu sha. Murabona njye naraje kubara amazu ya hano i Kigali. Twaje gukora. Mugomba gukora mukagabanya ubunebwe. Hari abantu benshi byafashije, mbona bari abantu bagafashe. Ni ukubera kugura neza bakambara neza. Mubake. Hari n'ibintu uba ugomba ugafungura ibipesi kugira ngo ubone umwenda wawe ubone neza, winjiremo ukamenya ko agahita abona ko harimo n'agapfukamunwa. Rero utarafunguye aho hantu ntiwamenya ko harimo agapfukamunwa. Ubu nahaje nsekeje nyine. Ubu muri kubona umutwe wanjye mukanseka, gusa imperuka no kwiyogoshesha. Ariko dukore. Ndakora cyane ubu mu kanya ndajya kwishyira ku mucongo banyogoshe. Ariko abantu mufite ubunebwe, kandi niba twabanye neza, reba ahantu handitse subscribe, ukoreho, ufungure inzogera, ukande na like, usharinge no video ku bantu bawe. Urabafasha umuryango wanjye. Justin for comedy. Gusa umugabo bita Gatari Fred ndamukunda, akora ibintu byiza kuri YouTube. Nkunda kumukurikira, haba revuze haba iki, arigisha pe. Ntabwo wamukurikira ngo uzagire ubunebwe. Akavido nyine nko kubereka Gatari yaramutse yabaye umuzungu zahi Nyabugogo, unari gutenda yabitwara nyine. Twatonze twa Hello Friend. Mwakoze kureba ino video.